Tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawuha. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya. Byukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda nkuko bisanzwe muri aya masaha tuba tuganira tunasesengura amakuru yaranze none turi kuwa gatanu ku itariki 22 z'ukwezi kwa 9. Benshi mu baciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Everlife riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ndi Jean de Dieu Kanijabo ndi kumwe na Yves Mpuye mu ruge. Yves Karame wa gatanu meze ute? Ntabwo ari nabi, meze neza rwose. Avuye sauna ariko ndabona uruhu rwererana. Ntabwo ari ahubwo sauna buriya iyo ujya uyikoresha ukuntu ingaruka zayo nziza ukomeza kuzigira, ariko ntabwo nagiyeyo. Hari ubwo bavuga ingaruka cyangwa ibyiza byayo? Ntabwo mbizi. Ntabwo ndi umucengera ndimi cyane, ariko ikiza gihari cy'ukuri nuko nyine ibisigisigi byo kuba warayigizemo ntabwo bibura. Buriya uzacunge nk'umuntu ugiye kurongora, afite nk'ubukwe kwa gatandatu. Ugiye kurongora, ugiye gukora ubukwe, ugiye gukora ubukwe, kurongora shaba agiye kurongora, byihorere wowe. Wabona utabiheruka. Agirwa inama yo kugira gutya akaba yakora nka sauna kuwa 4. Mbere yo gukora muri sauna akaba aribwo yiyogoshesha, akajya muri sauna yamaze kwiyogoshesha, nko kuwa gatanu akaba aribwo yakicongesha. Biba byiza kurushaho. Noneho ikindi abashobora no gukora ka massage kuwa gatanu, ariko nko kujya muri sauna ubukwe ari ejo gwari igihe ibyiza byo kuba warayikoze bitamera neza cyane. Niyo mpamvu ngiye mbabwira abantu ngo ufite ubukwe nko kuwa gatandatu cyangwa se ufite ahantu ukeneye kujya usa neza nta munanira imbere n'inyuma, uriya rukuni inyuma ubona niba ariko imbere bidakabije, akaba n'igihe rwose ubona biri kwanga. Sauna na massage birafasha, buri kimwe gifasha mu buryo bwacyo. Niyo mpamvu ngo conseil kumenya icyo ukeneye muri byombi, cyangwa niba ubikeneye byombi, maze nkakubwira ko ahantu heza ho kubisanga ari Gikondo kwa Sam Sauna. Ubona icyapa ukigera ku rusengero rwa Pefa, aho ngaho biba bimeze neza cyane. None icyiza cyaho ntabwo ari ibyo gusa uhasanga, ushobora kuhabona ibyo kurya, amafunguro meza cyane. Ngewe nkunda kwivugira inkoko, kumenya ukunda nge nkunda inyama muri rusange, ariko icyo nariye nkumva kirihariye ni inkoko. Finally ya nkoko waje kuyitotora, nyuma yo kuhagera nkasanga hari umuntu uri kuyirwana nayo wenyine, nkabura ahantu muhera muganiriza ngo mubwire ko twize hamwe kandi namukundaga. Nasubiye yinjyanye. Urumva, ariko ku cyumweru sinakubwiye ko ari mu kiganiro twabanje ko ku cyumweru nzarya kuri burushete yaho mbyumve. Abantu bimusanze ejo turahari. Musanze ejo turaba duhari mu mujyi. Ubwo kandi ushobora kuba uri ni Musanze, hari uburyo ukeneye kabi Kigali bamenye ibintu byawe ukora. Nta mpamvu yo kwirirwa utega ubizana i Kigali. Vaye kuri Primo Media Rwanda uhamagare kari nijabo ariko ninjye ukwitaba. Ukuntu tubigenza, ari n'ukuntu zabigenze ndemeye basanga amafaranga agiye kuri Vincent. Habuze gake ariko buriya ari mba nayisubije habuze gake. Nuko Vincent ari uburyo Vincent yigira umuntu nyine ubona burya ahora arengana. Ariko ndabona none umuntu ahora arengana nimurenganya. Mana ntizambabarira.
nanjye nabonye nyine ntarenganye uyu munsi ndavuga afite amafaranga Vincent ese nkubeshyira iki Vincent afite amafaranga ni ukuri kose uyu munsi ariko twambaye uniforme by the way ntabwo nzi uko byagenze kasi abantu batwambitse kuki utababwiye ngo nibura umuntu wavuye mu rugo rurimo umugore afite ishati iteye ipasi wavuye mu rugo atarimo ari ukuntu biba bimeze ariko hari n'igihe bijyana n'ubwoko bwazo da anyways tagira ngo ni ibibazo by'amapasi turajya muri weekend nta mpamvu yo kuremereza ibintu tumaze icyumweru banjye ntibazanantegereze mvuga ibintu nakambije impanga ntabwo mbirimo rwose ya kwa Sam rero abantu bifuza kujyayo muri iyi weekend cyane ko n'imvura irimo iragira itya abantu bashobora kugira ibibazo by'ubuhumekero cyane cyane abantu batavuga rumwe n'imbeho 0783 93 ubwo ukamenya ko sauna yaho ka cyayi karimo tangawizi waba utayishaka ntibayishyiramo karimo umwenya waba utawushaka bashobora no kugushyiriramo icya kabiri ibintu by'amasukari byibagirwa bagushyiriramo ubuki muri ka cyayi kabo indimu hafi wishyiriramo babishaka ugasaba umuntu akagushyiriramo ariko abantu tujye tunaba basirimu badi wenda kwa Sam kuko baba bashaka guha abantu serivisi nziza ushobora kubwira umuntu ngo agushyiriremo ariko ntabwo mbikunda ibintu byo gukoresha ibintu byose ngo nuko wabyishyuye ngo boss tugushyiremo tuyiko tungaye twisukari kandi uri kubireba isukari raho washyiramo iyo ushaka anyways ariko wasanga ari uko aricyo cyiciro wo kirimo haraba bararenze icyo cyiciro cyo kuvuga ngo ariko oya ndabyumva gutuma biranaryoha ko ari igihe biba bikabije kandi hari igihe bihinduka indwara mbi n'ukuri ubu se kasiti yo kuba mutumye iyo shati kuri dry clean yanze kujyayo kandi nawe urahazi oya ariko narindi kurwana na botike yanjye ubuse bigezeho no kuva mu gitondo ifungura narindi kurwana na botike ahubwo mu kanya nimba mbasha gufungura simbizi anyways tugiye kuganira ku makuru yaranze uyu munsi ejo nibwo twababwiraga ko Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano u Rwanda bijyanye no kuba u Rwanda rushinjwa gukoresha abana mu gisirikare ndetse no guha ubufasha umutwe wa M23 urwanya leta ya Congo. U Rwanda rwagize icyo ruvuga kuri ayo makuru rwabihakanye turaza kubireba n'impamvu rushingiraho hanyuma turaza kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Felix Tshisekedi yongeye guhura na Ambasaderi Jeanne Gasana mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. M23 yo iravugwaho kongera gusatira umujyi wa Goma. Constantima uramubona nigize muhamagara minsi yashize none ngo yahamagajwe mu naraguhitanye ariko urabona ukuntu amuteye umwakusha ariko ndima nakunda gukuno waberwa n'imyenda yabo badi hari ukuntu abandi babyambara ukona biri bizarre ndima rwose yarazi kubyitaho agashyiraho n'uturinete ariko cyangwa nuko mwambara amarinete mwese n'ingofero akayi yego kariya ka green beret yakamenya ku gahengeka yahamagajwe mu rukiko rero Colonel Mikembe yamushinja uruhare mu bwicanyi bwabereye Goma. Uyu Mikembe numwe uyobora ingabo wayoboraga ingabo zirinda Tshisekedi. Yego turaza kuva ngaho rero turebe no muri Sudani. General Abdel Fattah al-Burhani yasabye ko hatabarwa igihugu cya Sudani cyangwa se intambara bigakwira hose. Intambara yo muri Ukraine nayo Zelensky yahise akorera urugendo giturumbuka muri Canada. Tangiye kuvanga ikirundi n'ikinyarwanda. Giturumbuka muri Canada ko n'abadukurikira harimo abarundi. Nanakunda cyane uzi ko hari reka mbanze mbakeze. Yego mbashimire. Uzacunge commentaires z'abantu bose bandika mu kirundi. Ubwo ni uzorondere utangiye kumasakira ikirundi uri kumva uzareba ibitekerezo batanga ivyiyumviro mugabo biragoye kubona umurundi wagututse kabone naho mwaba mutumvikana ku bitekerezo hari yakubwira ati wenda ibyo byakudeta rimwe muri kubivuga murabirota ariko nibyo mwifuza ariko biragoye kuza uzabona umurundi kuvuga ngo wakigorgiwe wagicucuwe wambobowe wabwebwebwewe ndi kuvuga abandika ikirundi nimba hari n'umunyarwanda ucyandika kuko buri amateka yacu namwe hari n'abanyarwanda rwose avuga ikirundi cyangwa se avuga ururimi rwenda gusa ko ariko abo bantu bose mbakeje icyarimwe kubera abashuti benshi baba bari Burundi ntabwo tubishidikanya kuko
YouTube yo itanga raporo nziza itwereka ngo abantu bagukurikira ni bangaha ni bangaha i Burundi turabafite benshi rwose ngewe ndabashimira uburyo muri abasirimo mu gutanga ibitekerezo. Reka twifurize ibihe byiza abantu mudukurikira muri Zambia, hari igihe dushyiraho ikiganiro bakatubwira batabo muri Zambia ntimujya Zambia, ingabo n'abapolisi bari Mozambique n'abariyo batari mu nzego z'umutekano baradukurikira. Hari n'umushiti wacu umusirikare udukurikira muri Central Africa turamusuhuza ari na South Africa mfite inshuti yanjye twiganye Jondi yarambwiye ati niho famiye yabo babati mama wanjye rwose abari kugukurikira ati ntabwo nari nzi ko mama wanjye ajya gukurikira ati Jondi yagiye kubona mbona ari kureba ikiganiro cyawe ubwo nabandi badukurikira bariyo tubasuhuza. Abari muri Kenya namwe ntitwabibagirwa, bari muri Congo Kinshasa Brazza Burundi bwo wabuhiriyeho yego n'abandi mwese bonjour ou bonsoir bitewe n'amasaha dusuze na inshuti yawe iherutse kutubeshya iri muri Leta z'Ubumwe bayarekera iriya ntukirirwa yigarukaho ibyo kutubeshya tujye tureka kubigarukaho uriya hari ukuntu ibintu bigenda tuyisuhuze gusa kumusuhuza n'inshuti yacu gusa hari ihame ngenderaho rikomeye uriya iyo umuntu utaramenya icyakurikiye nyuma ya cya kindi ujye witondera kubifataho icyemezo. Wabona n'ubu turi kuvuga ko yatubeshye yarapfuye nyuma ya cyagiye ntabwo ngire kuvugana se ubona yarapfuye twaravuganye avuga iki kukubeshya se ari umuntu w'umugabo ntabwo nigeze mubwira ngo kucyubeshya naramwiyoheye baya ubwo wakoze amakosa yaramwe mwaramutse ndamwira mwaramutse abanyarwanda turi imfura ntabwo byo bintu byawe byo ko umuntu yabeshye ngiye nishaka nzabibucura niba yabeshye akaba bizi ko yabeshye ntabwo ashobora kuba atarabeshye ashobora kuba afite ibindi bibazo rata ntabwo rero nagiye Monami ngiwe uracyari inshuti yanjye niyo waba warabeshye mu kubeshya abanyarwanda tujya tubeshya empowe entre igihe tubeshya ngo uwo mukobwa mwaje gusaba ntahari umunyarwanda uramubaza ngo umeze ute meze neza kandi avuye gushyingura nyina ugiye he simbizi imbere aho yego kandi agiye Rwamagana reka duhere i Kigali abazunguzayi b'abamasayi bahagurukiwe batereye urabyizi ko hashize igihe gito Lieutenant Colonel Higiro wo Musanze avuga ko nyine hari abantu b'inzererezi bamwe bati buriya aravuga abamasayi nubwo atigeze avuga ko ari abamasayi ariko twe twasesenguye karibu yego ibimenyetso yavugaga byahuraga nabyo babunze udukweto babunze imikandara wareva ibintu nk'ibyo ngibyo. Abazunguzayi rero hashiziye mu mujyi wa Kigali bakora igikorwa cyo kubashyira mu masoko atandukanye kugira ngo barwanye akajagari ariko noneho icyagarutsweho mu nkuru ngo banahawe ibishoro sinzi igituma muri gusimbuka muri iyo nkuru yayigiye yego banahawe igishoro. Ejo rero mu kiganiro umujyi wa Kigali wagiranye n'itangazamakuru meya w'umujyi Pidance Rubingisa yavuze ko abazunguzayi bafatwa kimwe n'abandi bityo ko abamasayi nabo bakwiye kujya mu masoko cyangwa amaguriro aho baba babarizwa cyangwa ubucuruzi bwabo bugahagarikwa. Ariko ngiye hano ku Gisozi turahoranye abamasayi cyane rwose sure none se ari umujyi wa Kigali nawe turizera ababonye n'ukuri ntabwo nkubeshye nta ni twinjira muri studio nta saha ishize mbabonye noneho nanabibabwiye ibyo afandi Higiro yavugaga twabiganiriye muri rwa ruswahili rwanjye ruke ko baje bambwira utabuza bari batatu yego ndavuga mu natani buze nini utangiye kumbwira nyine nkabibona ko wambwira inkweto cyangwa imiringa bana bari banafite imiringa hari utuntu nari menyereye kuri bo ariko badafite iyi miringa ikoze nk'ari ya kizungu hari indi bari bafite rwose nari y'ikinyafrika cyane hari imiringa yitwa gourmette none bafite imeze nk'amagourmette cyangwa se izi bracelets tumenyereye izindi z'ibyuma navuga sitawuza lakini munakata babyita gute watu abapendi kama murudie kuuzisha vitu hapa barabarani unapashwa enda sokoni kama Banyarwanda. Ntabwo bahise bakufreezinga bambwiye ko nabo babizi babyumvise nabwo sasa kwa jua nini munaongoza kufanya hivi nyine wari ukuntu tubivanga nko kwisabira ibiryo bambwira kuki mukomeza kwishanya bakambwa bo banavuga igiswahili cyumvikana twebwe ntabwo twasuzugura amategeko tuzareba ibikwiye
kuri bo ibikwiye ni icyo abamasayi. nanze kuvuga ibintu byinshi, urumva hari abantu bankikije bari batwegereye batanamenya ko igiswahili kingora ko njye nimenyereye kiriya cyo hakurya iwacu cyo kuvuga ngo niri kusherisheni kakomanke lakini kwa bahati ya Mungu na kuturuve. Ndababwira nti nuko bimeze nyine mube munabizi rwose niyo makuru ahari. Bati se nta nubwo ugura nabwo njye nimerereye nabi ntabwo ibyo kugura mbirimo kubera yuko buriya hano i Kigali no kugura n'aba bantu bazengurutse ibintu sinzi nimba bizi ko noneho hari igihe bishobora kugukora. Noneho ukisanga none uri kugura no mu masayi uri n'umuntu bavuga ngo uri informé urabizi, hari igihe wasangamo kwiregura nanjye banjyana mu kigo cy'inzererezi nkamara n'icyumweru. Nimba hari ahantu bajyana umuntu nkumva baramuhemukiye ni mu nzererezi. Inzererezi mfite irangamuntu y'u Rwanda, mfite aderesi izwi, mfite aho nkora hazwi. Sinzi umuntu wavuze ngo ntawe uzerera mu gihugu cye. Ninjye wabikubwiye nk'igihugu cy'u Rwanda, umuntu nimba ari n'umuyobozi ujya utanga raporo akandikaho ngo twamujyanye mu nzererezi, nawe bazamuzerereze yumva ko kuzerera mu gihugu cyakubyaye bisa. Nazi kuvuga ngo nawe bazamugireyo, nawe bazamuzerereze yumva uko bisa. Hagati aho ariko iki kibazo cy'inzererezi nkakibona mu yindi ndorerwamo, ndavuga izi z'abamasayi cyangwa se zizerereza ibi bintu apana izo zindi twari duhereyeho. Ntabwo numva logique y'umujyi wa Kigali nyakubahwa Pidance mu cyubahiro mugomba cyo kuvuga ngo barahereza igishoro abamasayi barabaho gukorera nabaho igishoro. Oya, baravuga ko muri gahunda yo kunoza ubucuruzi bwo mu mujyi hafashwe gahunda yo guca ubuzunguzayi cyo ko n'abamasayi bagomba kubahiriza iyi gahunda kuko nabo ibareba abari mu Rwanda. Nta hantu iby'igishoro ndi kubirota nabyo nabonye. Ari abanyarwanda bagiye bahabwa igishoro kugira ngo bave mu muhanda ariko ntabwo ari abazunguzayi. Ndavuga abamasayi nta kintu cyo kubaha igishoro kirimo. Abamasayi se babaha igishoro. Ubwo naringize ngo nabazunguzayi bagihawe, iyo nkuru yari imbabaje. Ni abazunguzayi bagihawe abanyarwanda ariko ntabwo bivuzwemo abamasayi. Naringize ngo n'abamasayi. Iyo nkuru ntabwo yari inshimishije. Narindi kuvuga ngo ubundi bigeze bataka ngo bavuge ngo igituma abamasaya cyangwa se bacuruza that way ni igishoro babuze. Murakibaha se ahubwo abanyarwanda kirabahagije ntabwo ubwo nari mbyumvise nabi rwose byari bitangiye gutuma dutemberera mu mihanda y'ibitaka dukoresheje ibirenge. Oya tembea na Yesu. Ariko by the way aba bantu hari uburyo bari baragize umwihariko. Ariko abo masayi bavugaga bari baciye amatwi kwa kundi bambwira ngo ubushize rwose arapfumuye kuko hari nsigaye mbona abo masayi badapfumuye amatwi. Erega njye narakubwiye ngo ntabwo kubaca ari no guca akajagari gusa. Nakubwiye ko nje hari icyo nabaketsemo sinzimba n'abayobozi baragiketse ari icyo natekerezaga kindi rwose kandi narakivuze mu bindi biganiro. N'ubu ndacyari kuba amasayi baneka iki kuko ari ikibazo mufitanye na leta ziwabo. Ntabwo kuneka bisaba kuneka ikindi gihugu ntabwo bisaba kuba kuneka ikindi gihugu ntibisaba muba mufitanye ibibazo. Uba ugomba kukineka ahubwo ikibazo no kutakineka. Rero njye rwose ntabwo navuga nti aba bantu ntabwo bajya bihishamo ibibiri tukabona inuma kandi harimo ibibiri gutyo. So hari inkuru nabonye yindi yuko leta y'u Rwanda yabeshyuje Amerika ivuga ko u Rwanda rukoresha abana mu gisirikare. Ni inkuru ejo twagarutseho yo kuri RFI ariko nabonye umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yavuze ko leta y'u Rwanda itatungurwa no kubeshyerwa. Kimwe mu byo Alain Mukuru avuga kandi yasohoye indirimbo indirimbo nakunze ni indirimbo nakunze irimo n'amabendera ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabonye ahubwo ngiye amabendera y'ibihugu byinshi bya Afurika. Yego ariko ka Demokarasi ya Kongo ari ahantu gaca kandi kare no mo hagati nabikunze. Nakunze kako kabendera karimo none akabavuga message yo gushyira mu Afrika no gukundana kwa Afrika. Nabikunze ahubwo nzashaka umwanya rwose. Mais il est panafricaniste no? Ah oui, ndabikunda ibyo bintu. Ngeri Gaburiya kera nkiri umuhanzi nari mfite projet yitwa Simama Africa sinzi mbuyizi. Nijye no kureba indirimbo imwe rukumbi insigaranye kuri internet yitwa Simama Africa. Ibintu avugamo rero bisa nk'umuyoboro twari dufite muri ibyo bintu. Oyange narasezeye. Hari ibintu bibiri nasezeye ntarashwana n'abafana. Nasezeye umupira ntarashwana n'abafana. Sezera n'umuziki ntarashwana n'abafana. Nyuma ko na super manager uje.
ese ngende ni ukuvuga ngo yatoye umuziki uhita wigendera. oya ntamubona narabereretse wabonye utahangana nawe nabonye ntabishobora kubera ko ntabwo ahangana na Tavugenge ngo ahangane na Superman kano kantu nakamenya none ahubwo bazatsinza urumva nabikunze by the way ariko twigarukire ku byo yavuze kimwe mu byo yavuze kandi kiri navuga cy'ingenzi twari tumaze iminsi tubona ibyemezo mvamahanga bireba u Rwanda bigera muri media mbere yuko inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda zibyakira sinzi icyo kintu harakibona cyane kuba aremuku yagize icyo avuga kuri ibi ni ikimenyetso cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamenyesheje u Rwanda. Icya kabiri ni ugusigara umuntu areba noneho muri uko gusubiza aravuga iki. Hari aho yakoresheje amagambo avuga yuko batatungurwa no kuba u Rwanda rwabeshyerwa the way wari ubivuze, ariko anavuga ku kintu cyo kuvuga ngo ni nko kwerekana ngo biraza kugenda gute, hagiye kujyaho ikintu cyo gusobanurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri kwibihari. Ariko akandi kantu karimo hagati aho yavuze ko uru rutonde rw'ibihugu bikoresha abana mu gisirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irumaze imyaka 13 kuva mu 2010 yego iruriho. Ati ibyo ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atigeze abivuga. None se ahubwo akaba yishimiye ko u Rwanda rwafatiwe ibihano ngo ko rukoresha abana mu gisirikare, ariko ko atigeze avuga ko nanjye nkubaze mu buryo bworoshye. Nta hantu uzi mwiga nka segonderi bigeze kubahereza weekend muri nk'icumi. Hari weekend ziri prolonge z'ibyumweru bibiri. Ubwo iyo mvuga weekend ndavuga billet d'exclusion temporaire. Kuba mwirukanwe by'agahe gato muri icyo kigo mwiga. Mukagenda bijyanye n'unda haturuka naho turuka we bya byumweru bibiri bikuzura, ariko ndesha akaba yarahise akomeza amasomo. Cyo yakoze ari ugusohoka mu kigo akavugana na sekana ko ufite icyarico. Noneho nyuma y'uko isari afite icyarico ndakagaruka agakomeza. Kongo kuyishyira kuri izi ntonde nta nubwo ari ubwa mbere Kongo yishimiye ibihano isangiye n'u Rwanda. Meme no mu minsi yashize abasirikare ba Kongo bamwe bafatiwe ibihano n'abo Rwanda, Kongo irabiserebura irabyishimira. Uri kumva hari ibintu nyine umuntu abamenyereye. Buriya ngiye menyereye ku mwenda wanjye utunga ikizinga cyangwa wanduye ejo nkabona no wawe kiriho, hari kimba nishimira ko none turi mu murongo umwe. Yego nibutse ibintu umuntu umwe yavuze ngo ntukajye ujya impaka n'ibigoryi kuko kikuzana ku rwego rw'ubugoryi bwacyo none kikagukubitirayo kubera ko kihakurusha experience. Abantu banyumve neza ntabwo ndi kubihuza n'ibihugu. Icyo navugaga hari ibintu nyine biba bimenyerewe ahantu hamwe ku rwego kubana nabyo bisanzwe. Ngewe icyo mbonamo kuvuga ngo Kongo ibimazemo icyo gihe aho situation uyu munsi, ibyo ni ibintu bidafite ikintu bitwaye Kongo. Nkubwije ukuri uko mbona situation ya none ni ibintu bidafite ikintu bitwaye Kongo, ahubwo noneho u Rwanda ibyo bisobanuro rugiye guhereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibisobanuro by'iki? Ikintu ndi kwibaza guhereza Amerika ibisobanuro by'iki? Amerika ni ibintu yakoze par accident, ntabwo izi ibyo yakoze. Irabizi u Rwanda ruraho ibisobanuro by'iki? Umuntu ari kurya isosi asonga ubugari. Muri diplomasi hari igihe ibintu biba umuntu akaba avuze ati mu gihe tugitegereje ibisobanuro bya Kigali twebwe Washington reka tube tugize dufurizinze ibi. None icyo hanyuma diplomatically abantu bakabiganiraho bakumvikana ngo niba ari ibimenyetso twazanye by'uko rwinjiza abana mu gisirikare u Rwanda, ariko narwo rufite izindi evidence ku rundi ruhande rugaragaza ko abakoze iyo raporo hari ibyo birengagije cyangwa bibeshye. Hari ikintu kuganira ku ibihugu byo n'ibintu bihora biri open. Hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Uri kunjyana muri science politique cyane kandi ni byiza. Ariko ntabwo ari ubwa mbere Amerika ikoze ibi ku Rwanda kandi mu bihe bisa nk'ibihari uyu munsi. Sinzi nimba wibuka uko umwuka wa FARDC na M23 wari umeze 2013 Amerika ifata ibihano bisa nk'ibi ishinja u Rwanda bisa nk'ibi. Sinzi niba ureba climat politique ihari uyu munsi, ahubwo kuki nk'u Rwanda hari ibihe bigera Amerika ikabiri budukubita uwo munyafu.
nimba tugirana iyo partenariat mu bya gisirikare twaba twavuga ngo ke ntaribi nimugumane ikawa zanyu sibyo natwe ntituzongera kunywa ikawa tugiye kunywa icyayi bakababwira gutyo cyangwa ntibabibabwire ahubwo Amerika nimba yarimenyereye ko ifite isoko rigari ry'intwaro mu Rwanda ubutaha ikabona noneho nta na nkeya zihagurwa muri Amerika nimba yarimenyereye ko igira assistance itanga mu myitozo y'igisirikare cy'u Rwanda ubutaha ikabona nta nukeneye kwiga mu mashuri yaryo ya gisirikare hari ukuntu buri umubyeyi ukomeza kumwereka ko ushaka konka kwibere iyo yagize igihe cyo kugucutsa niko akoresha ingufu nyinshi mu kugucutsa ariko iyo waba utangiye kuryivana ataranatekereza kugucutsa niko agerageza kuguhatira ibere ni nako nyine ingufu ze zo kugucutsa ziba nkeya kuko n'ubundi arabibona ko urabishaka gucuka cyangwa wagiye kuko ndi kubona nibikomeza gutya Amerika izakomeza kugivuga ngo tubategeye ko biriko bino bihugu muri diplomasi bikora usanga bifite akantu byabitse mu kabati kuva ryari kugeza ryari rero ngiye kuva natangira kumenya uburyo ibi bintu bya politike bikorwa kiba gifite akanyundo kizaguhondesha niyo mpamvu mbona rero bitanareba u Rwanda gusa it is the right time ko ari ibishoboka abanyafurika rwose bagira gutya bakiga kubaho umukandara uri mu nda aho kujya barya ibiryo birimo amacanoke sinzi mba yagize n'imikino abana bakinaga niba barigeze utunga nk'inshuti y'igisambo mukajyana nko muri restaurant kugira ngo utaza kurya ku biryo byari byo twitaga amapafu akahita bifata akabicira akabirya yabiciriyeho kugira ngo ntabwo mbizi iyo mikino yago hari inshuti yanjye twakoranye inyandungu n'ibiri kutureba ishobora agaciraho rwose kugira ngo utaza kurya hari ukuntu twibaga tukajya kurya ubugari kwa ba mama Rusi no kwa ba Jafeti urumva umuntu kugira ngo utamutera ibyo twitaga ipafu agaciraho rwose utavaho uryaho kubona n'ibihugu by'ibihangange ari ukuntu bikora ibintu rwose nkabona byaciriye ahubwo byoroshye wa muntu ariko ku rundi ruhande nakunze u Rwanda hari uburyo rwagize renforcement mu nzego ziruvugira sinzi mbara ari igihe uyu aremu kwinjiragamo mu buvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda kandi akinjiramo ari umuntu usanzwe uzwi mu buryo bwo kuvuga ariko akaba afite na tushe y'amategeko akinjiramo abantu nka Bayema Claudine sibyo uza afite tushe y'itangazamakuru ariko azi n'ikintu cyo kuvuga ashobora kutaza ngo avugire igihugu ariko akaba araha inyuma bagatungamo abandi bantu barambyemo nka ba Samu abantu harya Kabengera si hari nawe ukajya ubona ni departement yubakitse neza iyi misubirize yaremo ko nanone de l'autre côté urayibonamo maturité urayibonamo ntabwo ubonamo aba bahungu bo muri West Africa nibo maze iminsi mbona ukubita mu ivi nabo bagasubiza mu ivi wabonye ko Dumboya no muri UN security muri UN General Assembly yavuze ati ibyo bintu byo kuza kutubwira ibyo gukora ati ntabwo ari we gusa nabonye abaperezida benshi n'aba Kenya tabagiye babizana kuva na kera bazivugaga Dumboya arumva ari ikintu gishazanye ariko hari uburyo none basigaye bavuga banakora my friend hari uburyo abagabo basigaye bavuga banakora nahoze ndeba imishinga ya Traore ariko Dumboya wazatwe Dumboya biragoye kumenya ahantu mushyira sinkubeshye ngewe sindabona Dumboya 100% nk'umuntu wibohoye abafaransa nyine hari ukuntu mbona mu mivugire ye nkabona arabishakwa nkabona umubiri urashaka ariko umutima uri kwanga ariko uri umubiri hari igihe uganza umutima rwose igihe kizagera uyu mugabo yibohore none ukuntu mukunda ashaka nkunda yakuze ukuntu nkunda kubona umuperezida wa Afrika uri fiti ntabwo nkunda kubona aba baperezida ba Afrika bimeze gutya inda n'umugongo bifitanye ibibazo ariko ngira ngo ntabwo biniryohera bake yasubundi barusuye ufashe nka 54 ahubwo se banga bahari bakiruka metero 100 niba mu bwo utigenda gake va hano n'amaguru ugere va mu mujyi n'amaguru ugere kuri Onatracom nze kubona ahubwo abantu bayobora isi abenshi ubona bari physically ese uzi reka wenda ndabizi mano dukurikira arimo abantu b'abanyabwenge benshi no kuturusha inshuro nyinshi buriya kubyibuha n'ikimenyetso cy'intege
buriya se cyane umuntu abivuze wagira ngo uri kwibasira abantu babyibushye ubwo se nurimo uribasira abantu babyibushye kuko utabyibushye ahubwo nanjye ubu ndarengereye ubaze BMI yanjye ndarenzaho ikiro kimwe ariko impamvu ndayizi uri kumva kubyibuha umubiri buriya wa muvandimwe udufasha kuri kamera uko nari kwisinzira uko abonye ni ikibazo cy'umubyibuho ni ikibazo cy'umubyibuho njye umuhamagaye kugira ngo arebe sibyo nyine umubyibuho ubwonko nibwo bukontorora umubiri kandi umubyibuho unaniza ubwonko buriya imana bitari uburwayi ukaba ubona BMI yawe itari gukunda ujya umenya ngo ni ikibazo gikomeye buriya mu bintu nkundira dumbuye mbana na musengera iyo ndi gusenga mvuga nti imana izagufashe wibohore mwana wa mama nuko ntari fitisha vunurikije ubona none mubonye muri kasiporo akanambara neza ate wamubonye ejo bundi ari kugendana n'abamurinda ku tugare udusipesi twiza udutiriningi twiza akagira n'umugore ubona uryoheye ijisho nta nubwo ndamubona bivuga yuko afite babiri ariko akemera uriya w'umuzungu gusa numva bavuga ngo ni umu ex w'amakuru ariko ntabwo mbyemera ni bimwe n'abayifitiye amafoto n'undi nta n'umwe ndabona rwose tugarutse rero kuri iki u Rwanda rwavuze ko kuba rwarashyizwe kuri urwo rutonde atari ibintu bishya kandi rumara impungenge abakeka ko iki cyemezo cyabangamira umubano w'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko icyo kitagira icyo gihungabanya kuri uwo mubano usanzwe umeze neza niko guverinoma y'u Rwanda mu ijwi rya Alain Mukurarinda umuvugizi wayo wungirije ibyo ntacyo byahungabanya ku mutekano ku mubano ntabwo cyawuhungabanyije kugeza ubu ntacyo ndabona cyahungabanya none se ubu nimba hari ibyo wampaga gifunze mu byumba 30 byari bigize imibanire yanjye nawe iyo hakiri icyumba cyo kuganira yego diplomasi byose ariko twemere ko inzu kuba itarasenyuka bidakuru ko ari amatafari ataba yaguye yego ariko iyo ba nyiri inzu babireba mwese nta kibazo muzakora iyo bwaba nta byacitse muri make nakemera ko nta byacitse ariko ikintu cyo kiba kihari tukiri rero kuri ibyo bya Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 Tshisekedi we yongeye guhura na Eugene Gasana urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza n'ikinyamakuru Igihe hano mu Rwanda kiyisubiramo cyangwa se ni Igihe cyayanditse cyangwa se bombi bayanditse guhura kw'aba bagabo byabereye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri hoteli yitwa Peninsula aho Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yitabiriye inteko rusange ya 78 y'umuryango w'abibumbye ntabwo ari ubwa mbere uretse ko no ku manywa twabiganiriye ariko ntabwo ari ubwa mbere aba bagabo bahuye uretse ko no mu kwa karindwi hari hateganyijwe umuhuro wabo ariko ntiwaba hagombaga no kuzamo ngo bamwe mu batavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda ariko ntibyaba byagombaga kubera i Kinshasa c'est une autre occasion y'abano bagabo kuba bavuga bati byo mu kwa karindwi n'ibyemeye ariko ubu ngubu bafite utuntu twinshi bari kuganira ubundi barakubwira ngo umwanzi w'umwanzi wawe inshuti yawe inshuti y'umwanzi wawe ni umwanzi wawe noneho nimba twembi dusangiye abanzi dufite ibyo duhuriyeho nimba twebwe twanga umukunzi wa kanaka n'ubundi bitugira positive negative ariko negative na positive bikagorana aba bantu bombi rero ni amasharije negative ku buyobozi bw'u Rwanda ariko iyo negative yahura na negative bikagira negative na positive burya niko biba binameze turi kubara iyi nshuro ya New York yanitabiriwe na Denise Nyakeru madamu wa Tshisekedi buriya nawe yarahari ariko ntabwo ari iya mbere si iya kabiri si n'iya nyuma ni inshuro 3 umutima washatse ko bahura inshuro enye muri zo ndi kuvuga mu zamenyekanye muri ze 3 byarakunze harimo 2 za New York n'imwe y'i Kinshasa mu zamenyekanye n'indi imwe y'i Kinshasa yapfuye muri make bakaba bamaze guhura inshuro enye mu gihe kitageze ku mwaka iyo hataza kidobiye my friends ntabwo ari ibintu biraho gusa aba bantu rero si ngombwa ko bandika press release ngo twaganiriye iki nta mugore wari ufite anniversaire cyangwa umwana uri gupanga ubukwe birashingira kuri agenda ya politike Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo
ni umuntu navuga ngo muri paje ya kabiri y'ubutegetsi bwe tubaze muri paje ebyiri gusa werekanye isura amfase y'u Rwanda itandukanye niyo yerekanaga muri hafu time yayikinnye rwose akinira neza u Rwanda cyane ariko second half ayikina muri Sinabyaye muri iyo Sinabyaye igashingira ku byo ashinja u Rwanda ko narwo rwamukinnye iyo Sinabyaye binyuze muri M23 n'u Rwanda rukamushinja ko akini yose Sinabyaye anyuze mu kwaminga no gufasha FDLR ariko bikarengaho bikajya no mu birego n'izindi lobbying akora ziri mpuzamahanga. Tshisekedi wiyemereye yuko afite rwose umutima ushaka n'umubiri witeguye guhangana no kurwanya ubuyobozi bw'u Rwanda kugeza buvanyeho na cyane ko abona ko ntacyo apfa ngo n'abanyarwanda icyapfa nabo ari ubuyobozi abo banyarwanda bashyizeho ariko butababereye agomba rwose kubuvanaho ubwo binasobanuye kubafasha kubona ububabereye bundi. Inzira za gisirikare zishobora kuba nubwo asubiramo kenshi ko abyiteguye kandi abifitiye ubushobozi bishobora kuba abona zidahagije akaba ashaka inzira za politiki inyuma harimo uko gukorana n'ibindi bihugu ariko nanone kwerekana ko ibyagamije gukora ku Rwanda biboneye no kuba yabinyuza ku ruhande bikaba gukorana n'abanyarwanda. Ikibazo gisigara nkuko nanabikubwiye mu kiganiro twagiranye mbere no kwibaza ngo haryo urwo Rwanda rwo rurasinziriye ruri mu mandazi the way abandi babivuga niba rutari mu mandazi ruzarindira amazi bayatobe rubone kuyayungurura cyangwa ruzaca umupaka utuma amazi yarwo adatokorwa amazi ativanga n'isayo nicyo cyonyine cyo kwibaza. Ariko uku guhura kwa Ambasaderi Gasana Richard na Tshisekedi by'ubwabyo bikomeza kugenda bizamura ikintu cyo kwibaza ngo harya Ambasaderi Gasana Richard ni muntu ki, Tshisekedi ni muntu ki, hanyuma kuba batera ubwoba ubuyobozi bw'u Rwanda byo byashingira kuki? Reka mpere ko wahereye. Yego. Ambasada Gasana Eugene Richard ni umuntu wahoze ari umudipolomate w'u Rwanda ku rwego rwo hejuru yarubereye ambasaderi muri Loni ndetse yigeze no kuyobora akanama karoni k'umutekano k'akanama nkubwira ko ntemera nanavuga ko ari akita k'umutekano ntabwo igituma ntakemera ariko kayobowe n'umunyarwanda nuko n'ubusanzwe ntakemera kuko umunsi ntakayoboye ariko n'ubusi nkemera nkafata nk'umutwe w'iterabwoba. Yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu birimo Burusiya n'ibindi bihugu by'i Burayi byinshi na za Pologne ni mu diplomate de carrière akaba umugabo rwose munini tubyite gutyo ariko akaba umuntu waje guhinduka utavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda aho bamwe mu bo mu Rwanda yo muganiriye bakubwira ko u Rwanda rwari rwamutumije hari ibyo agomba kubazwa mu nshingano ze yakoraga muri Loni ariko ahitamo kutaza ku mpamvu z'uko yatinyaga yuko ashobora kwisanga imbere y'amategeko. Yari yakoze iki? Nicyo ntazi ariko mu byo ashinjwa ntazi nimba no mu Rwanda yari kubishinjwa ndi kuvuga ibyo yigeze gushinjwa muri Amerika nuko muri 2019 himaginze umwe mu banyarwandakazi uvuga yuko ubwo yakoraga stage cyangwa kwimenyereza muri ofisi ye yagerageje rwose gushimisha mubiri riganisha ku mibonano mpuzabitsina. Ibyo biracyakomeza gutyo birapendinga. Ni umuntu rero uri kuri iyo hoteli Tshisekedi nta kumuvugaho byinshi perezida wa Kongo nyine urumva akaba umuhungu wa Etienne Tshisekedi akaba umuntu utaruzwi muri politike mbere ya Tshisekedi. Yego ise hari yashize imisapfuye ise Etienne Tshisekedi ni umuntu nyine uyu igituma avuga atarazwi ni umuntu akuriye mu Bubiligi cyane utazwi mu mihanda ya Kongo ariko waje ku butegetsi bitunguranye abantu baravuga batoke wabona afite imigabo n'imigambi nk'iya se wari ukunzwe cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi wanabiharaniye cyane wabaye na minisitiri w'intebe undi muri aka karere uzasanga abantu babo bopoza emblematike nyine babandi babaye abopoza ntibarekure harimo nyakwigendera Etienne Tshisekedi harimo Raila Odinga muri Kenya harimo na Dr Besigye muri Uganda n'abantu ubona rwose babopoza bigihe kinini pe kandi bahora badakura mu rugi. Rero kuba bari gukorana ntacyo mbona kirenze ibyo ndi kukubwira. Igisigaye no kwibaza ngo uwo musaruro uzashoboka. Hanyuma ni no kwibaza ngo aba ninde ubihisha inyuma
biragoye gukonfirima ariko ntekereza ko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora kuhaba, niyo nshobora kugira impungenge. reka ngira ngo abakurikiye ikiganiro cya Kumanywa twabigarutseho cyane bitaza no kudutwara undi mwanya munini, ubwo abakeneye kumenya by'umwihariko kuri iyi nkuru yonyine baza kugikurikira. Reka tunyarukire hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho Jean Ndima yahamagajwe mu rukiko. Colonel Mikembe yamushinja uruhare mu bwicanyi bw'Igoma. Colonel Mike Mikombe, komanda w'ingabo zishinzwe kurinda perezida n'inzego za leta zikorera mu Kivu y'Amajyaruguru, ushinjwa uruhare mu bwicanyi bwo ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize mu mujyi wa Goma, yasabye urukiko ko ruhamagaza wari guverineri wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant General Constant Ndima, avuga ko ari we wateguye igikorwa cyose cyo kwica bari abaturage kandi yari umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri iriya ntara. ndabifata nk'urugendo rukomeza rwo kubanza kuvana igisebo kuri perezida Tshisekedi n'abamurinda. Hariya byavuzwe kenshi ko abatanze order yo kwica bari abaturage ari abo mu mutwe urinda perezida, kubera ko ubwabo ntibari baza amakuru ahagije. N'abantu baba hari utagira ngo n'abantu baba banavuye Kinshasa reka. Uriya ko uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nini, ubusanga buri hantu hari abantu barinda perezida binazwi ko bahari rwose, bashobora guhindurwa ariko baba bahari. Ariko mu nshingano z'ibanze ntabwo ari ugukora ibyo abandi basirikare bakora, barinda inzego n'umukuru w'igihugu. Amakuru yaje rero avuga ko umuyobozi w'abarinda perezida hariya Mikombe ari we watanze order yo kwica abo bantu. Burya ntabwo ari message ivuga ko ari we wayitanze, aba ari message ivuga perezida. Hagombaga kubanza kozwa icyo kintu. Babanje kugaragaza ko ibyabaye byatewe n'ingabo z'u Rwanda zari zegereye umupaka, bagakeka ko zishaka kubamenasa, none bakaba imyiyerekano yo kuzereka yuko rwose bahari kandi biteguye, ariho baje kugonganira n'abaturage. Icyo ni ikintu cya mbere cyo kwikuraho cyacyasha, kuvuga ati rwose ibyabaye birakomeye ariko byatewe n'umwanzi wo hakurya kandi n'ivanjiri maze igiye ibwirizwa. Uyu munsi rero gushinja uyu musirikare wari wibereye muri Nord Kivu Constant Ndima, uri kumva, nanone no kugira ngo bibanze bivanwe ku barinda perezida mu buryo bwuzuye, bishinjwe abasirikare bari basanzwe hariya bari bafite izo nshingano, bari bakuriye na Constant Ndima. Noneho ibizakurikira byose abo baba barabere n'abandi bazabubere mu bundi buryo. Narabikubwiye ubushize uze kubireba mu biganiro twagiranye, nkubwira ngo ni nayo mpamvu General Constant Ndima yahise avanwa hariya bakazana Cira umwami. Ibintu byari bibiri nakubwiraga, aragira hariya afungwe cyangwa hindurirwa inshingano mu kuzimangatanya intege nke z'igisirikare hariya. Ari nabyo byatangiye ko yatangiye guhamagazwa mu rukiko. Bishobora kuzarangira nta n'icyaha ahamijwe cyangwa se nagihamijwe ariko ibihano ntibibe severe akagaruka bikaba ari kopizwe. Mugenzi wacu David ni ukunda kuvuga ngo buriya nubwo nge ntabyemera ngo buriya niriya byafite kamere na Tshisekedi by'aya mafaranga ngo byaragakina. We yamubwiye ati ugiye shatu gufungeho gato tuzagaruka tuyaryenye umufunguwe. Nuko nguko ibintu biba bimeze. Akunda no kuvuga ati bya Kongo ntibabisesengura wicaye Kigali. Bisaba wambuke. Bisaba ko wambuka mu mutwe. General Abdel Fattah al-Burhani yasabye ubutabazi intambara itarakwira hose muri Sudani. Yavugiye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ya 78 i New York ko niba amahanga adatabaye intambara ishobora gukwira hose muri Sudani. Uzi igituma se yagiye muri iriya nteko ntiyagiyeyo Chiyani cyangwa ntiyagiyeyo Captain Ibrahim Traoré? Nuko nawe kudeta yakoze cyangwa ubutegetsi yahiritse abanyiriya nama bari bashyigikiye kabuhirika bwa Omar el-Bashir. Kuba ari no kubatabaza ntabwo ari ibanga yihariye, ari gutabaza ngo baze ureningiza itabari bira niho kuvuga bahazana ingabo nk'ibi bya MONUSCO n'ibindi. Sudani Rapid Support Forces. Sudani ni igihugu gikize munsi y'ubutaka gifite peteroli nyinshi cyane. Nakubwiye ubushize uburyo Wagner Group isa nkaho yamaze kubona ko gufata ibihugu byo muri Sahel ariko biherereye mu burengerazuba byoroshye, ariko kahani turafata neza ari muri Central Africa, muri Afrika yo hagati nyine mu bihugu n'undi biri muri Sahel. Bafite Central Africa ariko Chad, Gabon,
ndetse na Niger ntibirakunda. Brazzaville izasigara hariya yo niyo batinda kwifata kuko ndi kubara inzira iganisha umutungo i Dubai. Uri kumva uyu rero ari kubahamagara kugira ngo ngenda bibona nka kampanye kugira ngo baze banarinde ko hariya yakinjiramo Wagner, ariko ni no kubahamagara ngo baze biba. Abo bantu hari igihe bafata puppets bakazishyiraho kugira ngo zibafashe n'ubundi kwiba. Ntabwo ngiye rwose simbabeshye, ntabwo nkibona umunyafurika ujya gutabaza abantu bo hanze y'Afurika ngo bamutabare. Tabara umuturanyi nimba ufite ukuri cyangwa uhere ku muvandimwe wawe muri kurwana mugani. Njye ntabwo nakubwiye ngo ubanze urebe. Ese yabwiye bo muri Rapid Support ati ko turi abavandimwe twetse kurwana duhure tuganire. Ubu ababwiye ati dushyire imbunda hasi umunsi umwe tuganire, ntibaganira. Ariko bavuga kuganira bakajya kuganira muri Arabia Saudite. Bavuga ngo bagiye kuganira Arabia Saudite ngo batange n'agahenge wapi bikaba. Uko bigenda agahenge kagatangwa mu munwa, ariko umunwa w'imbunda wo ugakomeza. Iyo abavandimwe barwana, iyo abavandimwe barwanye baravushanya, kandi intambara y'abavandimwe ntigira umutsinzi. Uzarebe muri Ethiopia intambara y'abavandimwe Ethiopia mbakunda kubi. Muri Ethiopia amahanga niyo nanone kubabuza se ntibabyikoreye. Ni muze mwicare kuri table tuvuge birangira. Nukundi ibintu by'abavandimwe birangira. Hari famiye imwe nzi y'Abanyarwanda, umubyeyi w'umugabo yamaze gutaha batangira kujya mu ntambara. Yaratashye, ibyo tuzabiganiraho ubutaha. Urumva yaravuye mu buzima agiye mu bundi, batangira kwenda gushwanira ibintu by'imitungo. Noneho batangiye gushwanira ibintu by'imitungo, bamwe batangira no gushaka bavoka n'ibicyure. Amahirwe bo bari bayifite mawe. Umwe rero turaziranye n'umushiti wanjye yambwira iby'umwavoka we n'ibiki ari kungisha inama. Ndavuga ni uriya famiye yagiye mu mategeko, famiye iba yacitse abasigaye amategeko. Urumva rero n'ibi ngibi iyo yagiye gutabaza abanyamahanga mwe muba muvuye. Ariko aba banyamahanga yatabaje bona n'abakure kuko yarenze abo ba Sudani y'Epfo, yarenze Uganda, arenga niyo Africaine ya ntuzu uvuga itabaho baringa baringa yanyu. Noneho aragenga ajya Ako niyo Africaine isigaye ikora da. Nahise jondi ntiyabwiye ko asiti muratera muri Niger muramukosheje. Reka geste dukwiriye no kuyaprodice. Ari kamwe ariko ni keza. Niyo Africaine ni agahuriro k'amaguverinoma y'ibihugu. Urumva nta nubwo iri supranational, ntabwo irenga igihugu cyayo. Ubu ugiye kuzana byandi byo kuvuga ngo iyi miryango idafite ibisirikare nta kibimaze mu muryango hari niyo tani gusa. Ntabwo irenga igihugu cyayo, bivuze ntabwo ishobora gufatira icyemezo igihugu. Nese ko bavuga ngo uduhagaritse muri New African. Hari ukuntu iriya nama batanze yo kubabwira ngo ntimwohereze ingabo za ECOWAS muri Niger. Kugira ngo se kutazohereza no kumva New African. Kutazohereza no mu Faransa utarabona inzira yayibonye yajyayo. Boherekiza ECOWAS gusa zashyirika hasi. Sinabikubwiraga ECOWAS hariyo zijyayo zonyine zidafite iz'Ubufaransa, n'ubu bazohereza zashya bazitwika. Ni ukuzategereza Ubufaransa bukomeje kuzohereza. Nabonye n'ejo muri Benin ngo rwose ibimenyetso byari byuzuye by'uko indege zihari Benin, Senegal, Cote d'Ivoire. Reka tuzaganire na Dr. Rusa kuri iki kintu cyitwa New African cyari cyuhise untera inspiration. Nuko muzabiganire bizaguhereza. Uzamenya, azakubwira iby'inyubako zayo burya ari iz'Abashinwa n'uburyo Abashinwa bigeze gushyiramo spying wares zituma rwose bamenya ibintu byose bihabera. Azakubwira iby'inguzanyo, azakubwira aho ikura finansoma, azakwereka uburyo itabaho. Nyuma uzagaruka ngurire Alta Wine umbwira uti warakoze. Ariko iyo boro bahamaza shaho nuko navuga aho wayisanga. Uzambwiraho umukiriya baguhaye. Intambara yo muri Ukraine rero Zelensky yagize atya mu buryo bw'igitaraganya anyarukira muri Canada. Uyu mugabo agiye muri Canada gukura yari ari muri Amerika ari gutega amaboko, ari gusaba imbunda zo kurasiwe. Uyu mugabo muri Canada na Amerika si ugutakira Pierre na Petero. Ni bamwe, ariko nanone ntabwo biba bihuye 100%. Petero ashobora kugira ibyo aguha na Pierre akagira ibyo aguha. Buri impanga leveragement bagira utuntu duto tubatandukanye. Bashobora no gusa mu buryo bw'ibindi ariko ikofi ntizise, cyangwa umwe akaba ari kayuku adashaka kurekura undi yarekura. Ni abatakire bose bamuhe, ariko ikibazo baramuhereza izo kurasa. Kurasiwe mu rugo
nyine okay imana ijya idufasha hari igihe mugani tuba turi gusesengura ibintu by'amakamyo kandi tukiri abamotari ariko ni amahirwe kuba mwese munywa esanse. Hanyuma reka dusoreze ku mva ya Prigozhin ihozwaho ijisho buri segonda. Abantu bamwe bati Prigozhin yarapfuye, abandi bati piwa mu dogiteri yarya wo muri hehe Valery mu Rusiya. Mu Rusiya ati avuga ko yibereye muri Venezuela kwa Nicolas Maduro. Putin ati rwose birababaje ariko yakoze amakosa aremereye. Bamwe bati yaranamwishe to. Hanyuma uyu Prigozhin imva ye ngo iri kurindwa isegonda kurindi kuko irindwa amasaha 24 ku munsi. Ubwo abaza amasaha umunsi ugira mwabyumvise ko buri segonda igomba kuba iri kurindwa. Ni nyuma yuko ngo hashyizweho igikoresho cya violin cy'umuziki iranaryoha cyane abantu bakunda kumva ama instrumental. Rero mu gikunda kuruhuka uri kumva utuziki nk'utwo ugiye ushyiramo ujye ushaka nka instrumental nani stop ya violin. Bari nziza cyane. Nuko rero ngo abantu baraje barayiba none bitumye bashyiraho amakamera kumva ye. Shinge ndi kubibona ari nko gukomeza kumugira Sylviva. Nyine akomeze azenge mu mitwe y'abantu nk'isereri biraho. Ntabwo nigeze mbyemera sinzi. Ntabwo ntafata. Nge nakubeshye nanjye mbura fact z'uko yapfuye n'izuko atapfuye nkazibura. Ariko kuko muri kamere ntakunda guhakana ibintu bivugwa na nyir'ubwite. Ubugano bw'Abarusiya aribo bivugira ko yapfuye reka ibyabo mbiha amahirwe kurenza avuga ko atapfuye. Ariko muri impamvu nyinshi zo kumwica cyane cyane kuri Putin buri iyo baze kumwa ngo yishwe n'umuntu hafi ya Putin utari Putin. Nkurikije akamaro Prigozhin yari afitiye Uburusiya yari afatiye kuva yapfa karahagaze se ntabwo mbizi ntabwo ndagenda icyo cyo biva mu kamaro. Ariko akamaro yabafitiye n'uburyo yari nenge kuba mwinshoreke n'uburyo yari somambike wa Putin n'uburyo uyu mugabo mu by'ukuri yari amaze guhahamura yari amaze kugera ku rwego rwo kuba inkota ityaye Putin acumita abamutesheje umutwe. Ntabwo ubwo bushobozi bwo kubaho kungeta ntabwo Putin yabubuze. Ntabwo Putin ubwo bushobozi abubura. Wenda Valery yakoresheje ikintu cyo kuvuga ngo uyu mugabo yaremye doppelganger kuko iriya migambi yarayizi kandi yari umuntu umaze gukomera. Yavugaga yuko uyu mugabo rwose yaba yarabaye doppelganger gutyo akaba n'umuntu wari wararemye abanzi benshi ariko akazi yakoraga Putin yabona benshi bagakora. Narakubwiye ngo mu Burusiya habarirwa imitwe y'abacanshuri irenga 25. Ikindi bafite n'abasirikare barwana intambara zabo. Ikindi ni Wagner gabaye mwaka ubundi se niye Wagner ubundi ni ntabwo ari ikibazo cyo kuba ari atariye ahubwo biriya byo gukora kubaka character se muri filime ntibubaka character ubu Mitsutsu yabaye cyangwa Nsabi babaye character zirenze. Ntabwo ujye ureba filime n'urugero ngo hayi ko character ari ikintu cyubakwa cyane. Kuko impamvu bibaje sorry ndatandukiriye nuko nibuka ngo umwana ngo wapfuye yarebaga mu filime za Mitsutsu. Nahise numva ko niba yarebaga filime ari nko kuri abana bareba filime z'Vietnam. Wa Mitsutsu n'umugabo uzamona kakana k'Akanyarwanda etike kumwita umwana nuko ari gato akina role mu buryo bwenda gusa nka Charlie Chaplin. Usetsa abantu Shariro. Rero bimeze gutyo babona ibindi kuyirinda no kugira ikibika mediatize no gukomeza kumugira character idasanzwe kandi ibyo bintu Uburusiya bwarabyubatse n'ubushatse bwanakomeza kumugira igitangaza atakinahari. Ive wowe ubona kuba ahari amahirwe y'abari kangahe kwijana kuba yabadahara kabari kangahe cyane rinda kujya muri pronostic zimeze gutyo nese mu kwizera iby'Uburusiya nabyizera kuri 60% iby'Uburusiya iby'abavuga abandi 40 gutyo. Hanyuma rero turimo turagana ku musozo. Yego. Muri iyi weekend uduhishiye iki? Iwanjye kuri botike yanjye. Hose tu. No muri foda. No weekend abantu basura nkuye mu Rugeyive official. Hari ibyo ngomba kubakamira. Hari ibintu mba mbafitiye. Nanze kuvuga amatopic ariko mba mbafitiye ibindi mbizana. Kandi rwose muba mubibona ko ibintu by'uburaya ntabwo mbikabya cyane. Kumbona ni haki. Kuzenguruka rega n'uburaya. Ese kuki mwanga ijambo ry'Ikinyarwanda? Ni Giswahili. Oya urebye ntuza etiquette iryo jambo rifite. Ni nk'umuntu wakwita umunyapolitike kuko uvuga ibya. Umusi nzakubwira se maraya na marayika isano noneho uzifata ute? Sawa mwakoze cyane. Bakoze reka ngushimire dushimire cyane namwe abari badukurikiye ni weekend twanyuzagamo amashyengo
birumvikana kandi nta n'impamvu yo kugira umujinya no kurakara. bye. Tubona umwanya w'ikiganiro cy'isesenguramakuru turagaruka ku makuru yavuzwe none. Kongo rero ibyo ngibyo nibwira ko ihita ibona ikarita zacu twasicanze neza wa mwenda wera w'u Rwanda twawuye. Izo contre offensive urimo kuvuga ku gusubirana inyuma ingabo z'u Burusiya by'ukuri urebye agatuza ka Ukraine nubwo washyiramo NATO ugashyiramo n'iki kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.